Reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, mbona no gukomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza. Nshuti mukundwa rero, nyemera turebere hamwe aya makuru. Ni breaking news, natwe ni inkuru irimo iratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru ikomeje kugarukaho cyane haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nitabwa muri yombi ry'umusore witwa Djihad. Uyu musore akaba yaramenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu busesenguzi bugiye butandukanye. Muri kano kanya rero tukatuye kuba twabagezaho iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho yitabwa muri yombi ry'uyu musore ndetse n'icyo yaba yazize. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka nkwisabire gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ntiwibagirwe no gukanda ku kazogera kugira ngo amakuru yacu nitujya tuyashyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere. Ni ibintu byoroshye cyane rero, ureba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakandi ntiwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu tujye tuyashyiraho ujye uyabona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe ko like ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubinenge, kugira ngo tujye tukugezaho amakuru yizewe ndetse amakuru acukumburanwe ubu ushishoza. Nk'uhaye ikaze. Nkuko twari tubigarutseho, ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Yitabwa muri yombi ry'uyu musore Djihad, ni umusore wagiye igarurira imitima y'abatari bake cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga, dore ko uyu musore yabaye ikimenywa na wese ku bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga. Ndatekereza nta muntu utazi uyu musore Djihad. Ni inkuru rero yitabwa muri yombi ry'uyu musore ikomeje kugenda igarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Muri wowe ushobora kuba uhise wibaza utese uyu musore Djihad yaba yaje kuba yazira iki? Akaba rero tujye kuba twagarukaho muri iyi nkuru ya none. Cyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kuba wasobanukirwa neza ibyitabwa muri yombi ry'uyu musore Djihad, nk'uko aya makuru akomeje kugenda abigarukaho haba ku binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Aya makuru akaba yaje kumenyekana avuga ko Djihad yaje gutabwa muri yombi azira kuba yarateye inda umukobwa utujuje imyaka. Abenshi bakaba baje kwibaza kuri ibi ngibi byiritabwa muri yombi ry'uyu musore Djihad. Benshi bakaba bakomeje kugenda batangaza ko uyu musore yaba abeshyerwa, kuko adashobora kuba yakora ibintu nk'ibi ngibi bitewe n'uburyo agenda asesenguramo bamwe muri bagenzi cyangwa se bamwe mu bagenda bakora ibyaha nk'ibi ngibi. Bakaba bakomeje rero kugenda bavuga ko uyu musore ashobora kuba ari akagambane yaje kuba yakorerwa. Ni amakuru rero akomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko mu bintu twabashe kuba twamenya cyangwa se amakuru mashyashya twabashe kuba twamenya, nk'uko benshi bakomeje kugenda ababigaragaza ngo uyu musore ashobora kuba yagambaniwe na bamwe muri bagenzi be, dore ko ngo uyu musore akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro cyose akoze aho yagikorera ahari hose cyangwa se cano yagikoreraho iyo ari yo yose kirebwa bitewe n'urukundo abakoresha imbuga nkoranyambaga bamukunda. Rero ngo bikaba bikomeje kugenda bitangazwa ko uyu musore ngo yaba yaje kuba yagambanirwa na bamwe muri bagenzi be bitewe n'uburyo akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bakamutega kano kana k'agakobwa kakajya kumubeshyira ko yaba yaragateye inda. Iyi ikaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane yiritabwa muri yombi ry'uyu musore, ko benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ko ibi ngibi biri buze kuba byabasha gusobanuka, gusa ngo uyu musore arimo arabeshyerwa. Iyi akaba ari inkuru rero ikomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Amakuru akomeje kugenda ajya hanze akaba ari amakuru mashyashya twaje kuba twamenya turimo turakora iyi nkuru. Nuko ngo uyu musore icyifuzwa ngo nuko yakubitwa hasi ubundi ntazigere yongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, nkuko bikomeje kugenda abitangazwa na bamwe mu nshuti z'uyu musore, nkuko ariko bakomeje kugenda babitangaza bavuga ko
uyu musore yagambaniwe, gusa abamugambaniye ntabwo amazina yabo yigeze ajya hanze, cyangwa se ntabwo amazina yabo yigeze ajya ahagaragara, gusa bikaba bikomeje kugenda binugwanurwa ko uyu musore yaje kuba yagambanirwa na bamwe mu bo bahuje umwuga, cyangwa se na bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga ba hafi ye, ngo bakaba aribo bamuteze aka kana k'agakobwa kakajya kumurega ngo yagateye inda, ari nacyo cyaje kuba cyamuviramo kuba yatabwa muri yombi kugira ngo aze kuba yasobanura neza uburyo ki yaba yarateye inda umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ni inkuru rero ikomeje kubabaza abatari bake, cyane cyane abakunzi b'uyu musore Djihad, dore ko uyu musore yarakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, yarakunzwe n'umubare mwinshi cyane. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza benshi iby'iritabwa muri yombi ry'uyu musore Djihad, bivugwa ko yaje kuba yatera inda umwana utujuje imyaka. Zimwe mu nshuti rero z'uyu musore Djihad nk'uko zaje kuba zabitangaza, imwe mu nshuti ze rero ikaba yatangaje ko Djihad akimara guhamagarwa, ngo yaje guhamagara uyu musore akamubwira ko ngo bamuhamagaye agiye kuba yajya kwitaba ubuyobozi kugira ngo aze kuba yasobanura bimwe mu bikomeje kugenda bimuvugwaho byo gutera inda umwana utujuje imyaka. Gusa nawe ngo akimara kubyumva ni ibintu byamutunguye ndetse byanamubabaje cyane. Ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukwaho yitabwa muri yombi ry'uyu musore Djihad, umusore wamenyekanye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko afiteho abafana benshi bamukunda cyane. Nguko ngaho rero ibyo kugirana amashyamba biba ku mbuga nkoranyambaga, uretse si no ku mbuga nkoranyambaga biba gusa n'ahantu hose. Iyo abantu batakwishimiye baba bumva ko ibyo ukora bitagakwiye gutera imbere, ugasanga barifuza kuba bagukubita hasi, ari nabyo byaje kuba byaba kuri uyu musore Djihad. Gusa icyo twamwifuriza ni uko yaza gutaha amahoro, ndetse ibingibi akomeje kugenda abeshyerwa akaba yabikira ndetse akaba umwere. Gusa benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo, bakaba bavuga ko uyu musore bitewe n'ubunyangamugayo bamuziho ibingibi adashobora kuba yabikora. Benshi bakaba rero bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byabo barenganura uyu musore, bavuga ko yaba yabeshyewe, nkuko bikomeje kugenda bigaruka ko yagiriwe ishyamba na bagenzi be bashaka kuba bamukubita hasi kugira ngo atazagaruka ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'uburyo yari afite abafana benshi cyane. Ibi rero bikaba ari ibintu bibabaje cyane kumva ko utatera imbere, ahubwo abantu bakumva ko bagusubiza inyuma bakagukubita hasi, ndetse bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bibabaza abatari bake cyane cyane abaje kumva iyi nkuru ya Djihad. Niba rugwa mbere rubanye natwe, nta kintu tugusa turagusaba gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu ujye yabona 5/5. Ni ibintu byose rero munsi ya video yawe urabona hano sabone cyangwa subscribe, ubundi hakane wagiwe no ukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru ujye uyabona uri mu bambere. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi wagiwe ko like, ujye hasi muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishime ndetse niyo nabyo ubinenge kugira ngo tubone ibyo twakosora ndetse tujye tukugezaho amakuru meza, amakuru yizewe ndetse amakuru acukumburanwe ubushishozi. Wakoze kubona twe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.